Ndagushuje kandi ngo haye ikaze muri aka kanya. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba wafata amafoto ukayahinduramo PDF cyangwa se ukaba wafata amagambo ukayahinduramo PDF. Wajyaga wibaza uburyo ushobora kuba ufite amafoto ukaba wayabika mu buryo bwa PDF cyangwa se ushaka kohereza nk'umuntu ibintu runaka ariko urabihindura muri PDF ukabura ukuntu wabigenza. Urugero, hari ukuntu wandika amagambo ukayandikira muri notepad ukavuga uti ni gute nahinduramo PDF kugira ngo nyoherereze umuntu ari PDF, cyangwa ukaba ufite amafoto runaka wenda ushobora kuba warafotoye nk'ibintu byanditse ukabifotora mu buryo bw'amafoto ariko nyine ukaba wabura uburyo ushobora kuba wabihinduramo PDF ngo ube wabyoherereza umuntu abashe kuba yabibona mu buryo bwa PDF, cyangwa se wowe ubashe kuba wabibika mu buryo bwa PDF. Rero ntusigare, tujyana akantu ko kandi kugira ngo ubashe kubimenya neza. Nawe nubikenera kuba wabikora uzabikore kandi ubikore neza. Mbere na mbere rero, niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, niba utarakanda like bikaba byiza uyikanze, wakanda na share cyangwa se ukandika na comment uko ubyumva, cyangwa se twazakora ikindi kiganiro ubutaha. Rero ntihagire usigara, tujyana akantu ko kandi. Turaza kuri application ya Phoenix. Phoenix ntawe utayigira muri phone ye, utanayifite ni ukujya kuri Play Store ukayidownloadinga. Ubwo tugiye gukoresha application yitwa Phoenix. Turaza rero kuri Phoenix nk'ibisanzwe, ndari nagezemo ariko reka tujyana akantu ku kandi kugira ngo buri wese abibone neza. Murabona aha hejuru handitse PDF tools, PDF tools. Dore aha ngaha, aka ngaka ka hano PDF tools, kano ko hejuru ibumoso niko tugiye gukoresha muri aka kanya. Nizere ko mwese muri kukabona kugira ngo tujyane akantu kandi. Noneho dore aka ngaka ka hano gutya, aka niko tugiye kunyuraho. Noneho nitumara kukabona turagakirikaho nk'ibisanzwe, murabona tugeze kuri image to PDF, word to PDF, PowerPoint to PDF. Urabona ko ari ibintu bitatu. Noneho reka twebwe duhere kuri image to PDF. Iyi ngiyi niyo tugiye guheraho, image to PDF. Iyi ngiyi hano niyo tugiye guheraho. Noneho nitumara kuyibona turayikirikaho nk'ibisanzwe. Barakwereka ibintu byinshi ngo select one or more multiple image and convert to PDF. Ubwo muri make bari kutubwira ngo, hasi bari guhita batubwira ngo select image. Noneho nk'ibisanzwe tuhita dukanda kuri aka kantu kanditseho select image, niko tugiye gukirikaho. Dukurikire tujyane akantu ku kandi. Gusa niba utarakanda subscribe yaba byiza uyikanze kugira ngo buri kimwe kizakugereho, ntihazagire n'ikintu kigucika. Mbagezaho ibintu by'ingirakamaro bishobora kubafasha mu buzima busanzwe. Tugiye gukirika kuri aka kantu kanditseho select image. Hasi bari kubaza ngo what you can do with these tools: save identity document and certificate in PDF form. Ari kukubwira ngo savinga ngo ama identity document na certificate is in this form. Urugero, ushobora kuba ufite nk'ama certificate menshi y'amafoto ukaba wayafata ukayahindura muri PDF ukaba wayabika mu buryo bwa PDF. Noneho ngo splice multiple page of office running materials as PDF. We generate resumes in PDF format for a more professional appearance, n'ibindi byinshi
bari kutubwira byinshi, wanabisharinga inshuti zawe hasi niko bari kubitubwira. Twebwe rero reka tutatinda, ahubwo twebwe twiyizire kuri aka kantu kacu, reka twiyizire kuri aka kantu kacu kugira ngo tutabasha gutinda. Aka ngaka niko tugiye gukoresha twebwe. Noneho nk'ibisanzwe turagakirikaho tugere mu mafoto nk'ibisanzwe. Turagira mu mafoto nk'ibisanzwe, reka tuze hano wenda download amafoto. Turabona amafoto menshi cyane. Noneho twebwe turaza kadukirike kuri iyi ngiyi, dukirike no kuri iyi ngiyi, wenda urugero dukirike no kuri iyi ngiyi, twongere dukirike no kuri iyi ngiyi n'iyi ngiyi, ntacyo reka dukoresha aya ngaya. Noneho murabona ko tumaze kuyakirikaho, murabona aha handitse convert pdf, niho tugiye gukoresha. Ahanditse convert pdf, aha hasi h'ubururu niho tugiye gukoresha. Noneho twebwe tureta tuza tuhakande tugeze aha ngaha. Murabona uko bitangiye kugenda, murabona ko yatangiye guhinduka. Noneho ushobora kuba wakeditinga, murabona hano hejuru edit, naho ushaka wakeditinga kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Gusa niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze kugira ngo ibyo nzajya ngezaho byose bizakugereho, ntihazagira na kimwe kigucika. Urabona aha hejuru, aha ngaha aha hejuru edit, ushobora kuba wakeditinga. Noneho reka twebwe tuze dukomeze ibintu byacu. Urabona amafoto tumaze kwemeza ngaya. Noneho twe turaza aha ngaha, murabona hano hasi, aha hasi y'amafoto hano handitse ngo PDF Phonex, harimo n'imibare. Urugero nk'aha ngaha, aha ngaha PDF Phonex n'andi magambo menshi. Twebwe niho tureta tuza tuhakirike. Noneho urabona aya magambo ndayasibye. Ikintu ureta ukora wowe, urandikamo izina rya PDF ushaka guhindura. Wenda ushobora kuba ari ushaka kwandika nka ebook, ariko nyine ubwo ari amafoto wafashe ukaba wayahindura mu buryo bwa PDF. Kandikaho ngo books cyangwa se ebook, ibyo ushaka bitewe n'ibyo ushaka. Ebook. Noneho urabirangije. Noneho mbese ubwo wowe muri make aha ngaha wandikamo ibyo ushaka. Noneho urahita ukanda convert, utegereze. Urabona ko biri kwikonverting. Niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, ugakanda like, ukandika na comment, ugasharinga na bagenzi bawe. Murabona uko batubwiye completed. Urabona ka PDF kacu kaje ari keza. Turaza hano handitse, baduhaye utuntu dutatu. Muratubona open, baduha open folder and share. Ushobora kuba wagafungura ukaba wafungura muri folder cyangwa se ukagasharinga. Ubwo ni PDF yacu. Reka dukande twebwe open. Murabona ko PDF yacu twayikoze yabaye. Murabona ko PDF yacu yabaye. Noneho ibisigaye ni uko wayirotating ukawasoma nyine. Nibyo bari kutwereka hano hasi, cyangwa se cyangwa se ukongera ukayihindura neza. Ni byinshi, ukaba wayisharinga, bari kubitwereka n'ibindi. Urabona rero ko ari akantu keza kandi kagufasha guhindura ntuza yawe. Noneho reka dusubire inyuma, tugiye kureba Word to PDF. Word to PDF naho ubwo ni ukuza nk'ibisanzwe ugahakirika,
urahakirika bakubwira ngo select document. Urabona ko baguhaye ibintu byinshi, wowe ibi byose nibyo ugiye gufata ube wabihindura muri PDF. Urugero kadufate nk'aka ngaka, tegereze, urabona ko biri kuba converting. Urabona ko nako gahise gahinduka PDF kandi kari docs. Ubwo murabona ko tuhise tubihindura mu buryo bwa PDF. Ni byinshi. Urabona ko twabonye ko hari na PowerPoint nayo ushobora kuba wayikoresha, uhindura. Ni byinshi cyane. PowerPoint, ubwo Word PDF turayibonye uko bayikoresha, tubonye na image to PDF, kandi twabonye PDF zacu ko twazihinduye neza bigakunda. Rero ndagushimiye wowe waneze amatwi kuva tugitangira kugeza tugeze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Icyo nkwibutsa ni ugukanda subscribe byonyine kugira ngo ibiganiro byose nzajya nkora bizakugereho kandi byose ubonere ku gihe. Ndagushimiye rero kandi ngoza ku mutima. Bye bye. Ukomeze kugira ibihe byiza, gusa ntiwibagirwe gukanda subscribe.